wa ufite abakunzi benshi ni Mutesi, ariko ndimo musenge nzamuye, ndimo nsengera abakozi Imana, mbona uwo mugore aje imbere. Mutesi ntabwo twakicanye live, no. Mutesi we na nk'urusengero nabwirijemo Nairobi rwaramutumiye ajyayo, ndabibona baranamumbaza byinshi mbere ibyo bitabya. Noneho ndi gusenga ubuhanuzi buraza, mbona intambara kuri we, mbona plaque. Urabona plaque ari nk'umfite imodoka yanjye ndi gutegura kuri Mutesi, mu minsi mike bazabona ifite indi plaque. Rero mbona plaque Mutesi ari yambaye irahindutse, ndetse iyo plaque ivuzweho amagambo atandukanye nawe bagira bate bamuvugaga. Ndikanga hari saa 2 hafi na 40 z'ijoro za nimugoroba, narindi wanjye ndi mu cuma kuko ngira umwanya wo gusengera abantu, kuko ubu nsengera abantu ngiye guhera saa 1 guhera saa 2 ngeze mu rugo, kuko manywa ntiwambona mbanagiye gusenga handi, nanjye nagiye kwica injiro yo gusenga, cyangwa ndi kuvuga ubutumwa mu yandi matoro cyangwa aho bantumiye. Mbona iyo plaque avuzwe, mpitamuhamagara kuri telefone, ngirisha barayifata. Ndabizi kugufatwa nk'umuntu ugeze arawi Kigali atari wenda atari nkatwe, nuko arayimfata. Mwibwiye nsanga aranze, tendakuzi Profete Sekazuba, tendakuzi wewe forum heye ni sawa. Rero ntimbonye wa ndamuhanura nkuko mbikubwiye. Umugore kimara kwimubwira hamanuka ubundi banuze ntashatse kuvugira hano, ndamuhanurira umugore ndanura, ijwi ry'Imana rinshishamo ibye, ndangije ndamusengera. Ndangije kumusengera ndongera dukubitanye mu modoka oya dukubitanye kwa Pastor Ernest ndi kubwiriza ni Remera. Pastor Ernest yantumiye Prophet Ernest hano hani Remera, na Mutesi bari bamutumiye kubwiriza. Mutesi Imana irongera imanuka imuvuge icishe kuri ngewe. Rero mwene Diriyani ico nshinzwe nuguhanura, kubera ko natumwe nayo igakora. Ikindi cya kabiri, abantu b'Abanyakigali nari abatinya ni bakeya, bageze mu rwego bapfa kwakira ubuhanuzi bw'umuntu wavuye Burera mu caro. Ariko mbona arariza zamuye amaboko, wabona nawe hari yarafite omosi. Ejo bundi wenda niho yabinsobanuriye ngo impamvu yarize n'impamvu yagize ati. Ariko Imana iramubwira ngo no, izo ntambara zigiye kubaho, ariko ntuzirwanirire, zicire bugufi. Ndashimira Imana, singe wa mbere ngo namaze kwimuhanura mu makuru twaganije ejo bundi, ambwira ko hari nundi nawe wayimuhanuriye ndetse utari mu iki gihugu. Ndagenda hashize ukwezi kumwe, kubera ukwezi bya intambara za Mutesi zabayemo, nari mfite ivuga butumwa risohoka igihugu cy'u Rwanda, ndimo mbwiriza Kampala, mva Kampala njya mu giterane kubwiriza Bujumbura cyamaze iminsi 5. Ndagaruka ngeze nsanga wa mugore ngiye kureba kuri social media, mbona kabaye. Ndangije arampamagara arambwira ati niwe wampanuriye ubuhanuzi, nsengera Imana impa umutima kugira gute wo kubibamo. Gakiri ico dushinzwe nk'abakozi b'Imana, turi mwisi. Ico dushinzwe nta kubona umuntu yaguye n'ikibazo ngo ukome mu mashi nta gukijijwe, nubwo yaba yaguye mu kosi. Urakoze. Ndabivugira kuri Pastor Claude. Yego. Bagenzi be bandi bakozi b'Imana benshi twagiye twakira bazaga bahonyora, bavuga ati he yari yabase. Bavuga nde? Pastor Claude nyuma yuko buri buhanuzi bwe busohotse, urabizi ubuhanuzi bwa Pastor Claude bumwe yahanuriye Bamporiki. Biriya bintu byarabaye, abantu bose twagiye twakira kuri social media bazaga bahonyora. Ese byari bikwiye koko nimba wenda yari yanabeshyeye Imana cyangwa se yaraguye? Oya, byari bikwiye ko abakozi b'Imana bose bakandagira, cyangwa byari bikwiye ko bamuzamura cyangwa se bakanamusengera Imana ikamusubiza mu imbaraga, nimba ari ni umwuka wa Satani wamukoreye? Ndaguha amahame atatagenga ibyo bintu. Ubundi gakira koze kosa, yego, aribwo bwa mbere icyo nkora nuko mwegera nkamuhana. Yakwanga nkamuteza undi, yakwanga tukamushira hanze. Hari ico bita kugaragaza umuntu ko yanzihaniro. Niba hari umuntu wabikoze kuri Claude atari yamwegera ngo amubwire ngo waguye mu kosa, yararengereye. Tari yanamuhamagara basi yumva. Tari yamuhamagara. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.
reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubaha umugisha cyane abahisemo kudukurikira. Kandi uri mu Rwanda cyangwa se utari mu Rwanda, nimba uri kureba iki kiganiro utameze neza, reka twizere Imana yo mu ijuru ko ejo cyangwa ejo bundi izaba yabigenje neza, ubundi kongere guhura ari amashimwe gusa. Uyu munsi ndagarutse ndi mu rugendo rwanjye, ntabwo nari mperukanye n'umukozi w'Imana cyangwa se na mwene data duhuje kwizera Sekazuba. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe gakire. Umeze neza? Umwaka mushya twese hamwe. Waragiye urabura? Aragenda buri burera haramperanye, ariko ntari burera gusa n'umurimo w'Imana, kuko Imana idutumye byose tugomba kujyayo. Yego. Ariko nubwo nakubuze wo ku mutima wari uhari. Yego. Ngira ngo Sekazuba ni umwe mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bavuga butumwa bagiye bamenyekana cyane kuri YouTube. Imana yamuhamagaye imbere n'ubundi bya YouTube bitari byaza, arayikorera. Agira n'ukuntu abantu bagenda bamumenya mu buryo bitandukanye. Ngira ngo akantu abantu navuga ko bamumenyeho cyane cyangwa se kamamaye, sinzi ukuntu uyu munsi narindi kamba mu matwi. Kamba mu matwi niyo nzi ko tugiye gukora ikiganiro cyangwa se dukunda kuvugana. Kariya kantu ka foromo kuri Imana bifite tekinike nyinshi cyangwa se akantu gato izakoreraho ibintu. Akenshi tujya dukunda kubona abantu bamenyekanye, hakaba ubwo umuntu amenyekanye atabishyizemo imbaraga. Yego. Ahubwo ari isaha Imana yarigeze ngo menyekane. Abantu barabimenye, dufite ba Nyarudindiri baje baza babyina, tukagira ba Masegonda, tukagira n'abandi bantu baje ari umukobwa bita Dorimbogo. Yego. Bitewe n'ukuntu yaje yiririmbira Dorimbogo n'imvubu. Yego. Bituma amenyekana. Noneho hari umuntu ari kuvuga ngo ubu nguyu umuntu ngo ubundi iki gikobwa ngo ibintu kiririmba. Yego. Ngo mwabuze abandi bahanzi ngo mwirwa muha ibiganiro. Yego. Kandi hari abandi bahanzi banandika baririmba neza, ariko kubera ko isaha y'Imana ntagiragera. Ubundi abantu bashaka gupushinga akirirwa nanabishyiramo amafaranga. Yego. Sekazuba rero nawe wigendeye kuri kari kantu ka foromo, ngira ngo niko kantu abantu, ngira ngo no ku mazina yawe niko kahari. Ngira na YouTube channel yanjye niko yanditswe Sekazuba Formative. Formative. Ese ntabwo urasubira kubwiriza ahantu harya ni muri Kenya? Ni muri Kenya. Nasubiyeyo tariki 2 z'ukwezi kwa 12 2021 umwaka uri kurangira niho narindi Nairobi. Yego. Narahasubiye. Na n'ubu mfite y'ubutumire yuko mfite izindi gahunda nyinshi hano mu Rwanda, uko nani wacu abankeneye cyane benshi. Ariko n'ubu mfite ubutumire Nairobi. Yego. Rero ntago uri hari akantu uvuze, Imana ntago yigaragariza mu kintu kinini gifatika, akantu gatoya gusa. Imana ubundi ntayikunda kuza yerekane ngo cyane ngifata ikintu abantu babona ko cyari kiremereka Imana ikoye kukinyuramo. No, inyura mu kantu abantu babona ko idakwiriye kunyuramo. Ako ka foromo rero nakavuze ntazi ko kakura biriya nkuko nivuze Dorimbogo. Yego. Yavuye kwirimbira Dorimbogo, ariko Imana abariho inyuza urufunguzo kugira ngo agira ate amenyekane. Mu yandi magambo, umuntu wese afite urufunguzo, kandi kugira ngo urufunguzo rw'Imana ruboneke suko ikirunga cyaza ngo kigaragare. No, akantu gatoya niko Imana ikunda kugaragariramo. Yego. Ibintu abantu babona ko bidakwiriye gushoboka mbese. Yes. Wow, nibyo bishoboka cyane. Sekazuba njya nkunda kuvuga rimwe na rimwe buriya njyewe, reka tujye dushimira abantu. Yes. Igihe tumaranye kuri YouTube ndagushimiye ko ntago rijandika. Yego, urakoze cyane Imana igomba. Ntago rijandika ngo tugira abakozi b'Imana bamwe na bamwe baza. Yego. Tugakorana umurimo w'Imana bimeze neza, ariko ugasanga bamara kumenyekana ugasanga bigeze nyuma atangiye ibintu byose birahindutse, atangiye kuvangavanga ibintu. Yego. Bikarangira nabi. Ariko Sekazuba umugani we ni Burera, akazi Kigali turi kumwe, akigera mu murimo w'Imana. Yego. Ibyo bintu ndabigushimira cyane, kandi Imana igukomereze muri uwo murongo kuko ni mwiza cyane. Ngira ngo n'abantu badukurikiye nabo barabizi. Yego. Kuko akenshi buriya tujya dukunda gukoresha abantu ibiganiro, ariko tukagira n'abatwandikira banyuze mu gikari. Tuwa muntu sete runaka sete byagenze baraturengera ariko ugasanga amakuru mamuyibitse. Amakuru yo tuba tuyafite rwose.
tuba tuyafite inshuti zacu kandi ugasanga ntabwo ari amakuru meza cyane arega natwe nk'abakozi b'Imana natwe tuba tuyafite yego natwe baratubwira akakubwira ati runaka yakoze ibi uko wasanga akoresheje amawodiyo akoresheje ibintu bidakwiriye byinshi bibaho. rero ngushimire ko ntago ari ubwenge bwanjye cyangwa imbaraga, nshimire n'Imana ikomeje kumfata kuba ntari nageraho nijandika kandi nkuko bivuze ni ukuri, ndi umuntu itorero igikoresha, ndi umuntu ukigifitiye icyizere cyo gutumirwa n'andi madini n'amatorero. burya icyo cyizere si ubuhanga no kurusha abandi, ubwo nshimira Imana ikimfatiye mu murimo wayo. kandi gakira hari ikintu twe twirengagiza. ubundi ari akantu uvuze iyo watangiye kumenyekana nk'uko ka foromo kaje sekazuba kamenyekana, wenda katuvuge n'aka kantu kageraho utaruzi kwambara neza ukageraho Imana inyuzamo ugatangira kwambara neza, cyajyaho kugira ngo utangire wiyemere ushake kubijandika, ahubwo uzashiramo imbaraga zo gusenga, kuko uko ubona uko uzamuka niko Satani ashiramo imbaraga kuguhiga. rero nubona hari esikariye wavuye ukabona hari indi ugezeho, ongeza amasengesho. nawe wagendaga muri vitensi ya 3 shiramo 4 yihute mu masengesho usenge. niba ari ikintu gikumira kwijandika, guhora ufite ubwoba bw'iyo waturutse, icyo kintu abantu bacumve, guhora utekereza iyo waturutse. nutekereza waturutse ukagira ubwoba, uzanirinda nuko isi yakujana mu bindi bitagira umumaro. yego naho tugeraho turengwa tukarengwa, gakira kanzana no kurugendo na line kabanda amenyekane, abatanze bakamenya, hakagira abankunda, ngatangira uwamugisha nshobora kwamvanye ku rugendo na line aho kugira ngo rwubahishe Imana, hungatangira kuja mu zindi nzira no gutesha Imana agaciro. ntago ari byiza. rero nkuko bivuze, nanjye ndagushimiye nkuko nshimiye, kandi Imana y'amahoro yaduhuje yari ifitemo umugambi burya kugira ngo mwene so afate kuri kamera bati ndagushimira ko ukiri muri bya bihumbi 7. buriya hari ikintu tugira tukavuga umuntu neza ari uko atakiriho, bikunda kubaho rwose ariko duteye ugasanga umuntu arigendeye utanze kuvuga ngo yari umuntu mwiza, yari umwe mu bavuga batuma ngo nemeraga, ngo umwe mu bantu ngo twakundaga gukorana ibigo ngo nkumva ngo ari mw'Imana. yego ukabivuga gutyo kandi ntabwo waza kuri kamera uvuga ati mushumba cyangwa se muvuga butumwa ndagukunda, inyigisho zawe ziramfasha, yego ngushimiye ibi n'ibi. Sekazuba rero navuga ko ubuzima bwawe cyangwa se urugendo rw'ubuzima bwawe ni ubuhamya. yego ni ubuhamya bwigendera, uburyo Imana yaguhamagaye, aho yaguhamagariye, n'uburyo umurimo w'Imana ubu ukimeze. nakunze ubuhamya bwawe bwo muri gereza. yego hari abantu tugira abafungwa ugasanga baramufunze, wenda n'urugero ni Imana igira ngo ajye hariya, ajye gutanga ubutumwa, ajye kwigisha nawe yige, wenda n'umurimo w'Imana ajye gukorerayo nawe yige. rimwe na rimwe hari igihe mugani usanga hari uburyo Imana ivuga ati ngiye kukugorora ariko nanagukoresha, nugera hariya unkorere. ubuhamya bwawe rero bwo muri gereza buriya bwaramfashije, byaramfashije ukuntu wageze hari ukora umurimo w'Imana kandi Imana igukoresha ibintu byinshi cyane. ujya unagira n'ukuntu ujya usubirayo hariya. ndahasubira kuko nkunda kuhasubira cyane, nko mu mezi 3 bakunda kunyemera ko nsubira kujya kubaganiza ijambo ry'Imana, ndetse nagira n'umugisha wo kugira icyo mbona, ngira ngo wenda ngurabikurikirana kagenda nkabaha agasabune. hari tuba dufitemo abatishoboye, mwazira minsi ubushize twagize umugisha, harimo twambika abantu bagera kuri 90 bari bambaye ibirenge. urumva ni umugisha gutekereza iyo wavuye, gutekereza amateka ya kera. ubundi baravuga ngo kwibagirwa ngo umuntu utibutse yibagirwa no gukinga, ariko iyo wibutse aho waturutse nk'uko bivuze, ngomba gutekereza nubwo navuye ariko nkibuka ko hari abandi bakiriyo kandi bameze nka Sekazuba. abo bantu bashobora bakagira bagahinduka bakigishamo, ejo bagasohoka n'ubundi bagashobora no gukora n'ibirenze ibyo ngewe nkora, Imana ikabakoresha n'ibirenze ibyo ngewe iri kunkoresha. barimo rero nk'uko nagezemo nkakira Yesu, harimo n'abandi Yesu agishaka. rero iyo ngezemo abanzi abo twabanye bakirimo bagira ibindi byiringiro, kuko bazi uko twabanye, mvuga Imana, mbabwiriza ubutumwa, bamwe baturi gukora uburoko no kugira ngo n'ibitotsi. ejo nugera hanze uzananirwa, uzasubira muri bya bindi. rero iyo ugezemo bakabona n'ubuzima bwarahindutse, bakabona bambaga koti nk'ako utarushoboye kwiyambika, baravuga ati burya nyamara ibya Yesu babona bikoraga. ndakeka igihe duheruka twakoze igiterane tugira abantu 500 bakiriye Yesu, 500 barenga
nandi kumwe na pasiteri bita Fabiano muri Anglikani, n'undi mu pasiteri bita bamwe Jonzeni Kazungu nuhagarariye itorero rya DPR ahantu bita kuri Bukane, njyamo mbwiriza twari turi kumwe nka delegation, ariko ubona abantu mbabwiye ubuhamya, mbabwira aho Yesu angejeje, mbabwira n'iki, mbabwira nuko nabanye nabo, bamwe bakavanga uzananirwa, ariko igihe kigeze Imana yo mwijuru, igihe kigeze bura Gakire hari ikintu twe dukora, nubwo wenda twese dusenze n'undi turasenga, ariko hari ikintu dukora tugafata inyungu zacu igihe Imana yaduhaye ubuzima bwiza, tugafata za nyungu zacu tukazishira mbere y'inyungu z'Imana. Ariko niba ari ikintu Imana ikunda cyambere kibaho, ni ugufata inyungu z'Imana ukazishira mbere y'inyungu zawe. Icyo kintu ikikoze aho waba uri hose, Imana ikoreka ko muri kumwe. Ibyo bigiye guhita bimpa ikibazo neza naringiye kukubaza kirimo kumenyekana. Rimwe rimwe tugira abavuga butumwa abakozi b'Imana, ugasanga kumenyekana, kuzamuka, guhindurira ubuzima, amafaranga byangije amavuta. Yego. Kuko duha dufite ingero z'icyo bavuga ati uriya muntu kera yararirimbaga cyane, uriya muntu kera yarasengaga, kandi ugasanga icyo gihe nibwo yarakennye, ugasanga icyo gihe nibwo atarazwe, wenda ni ku cyumba cy'amasengesho no muri quartier ariho bari bamuzi. Yamara kumenyekana, ni gute kumenyekana cyangwa se ni izi YouTube tubazanaho, yego, zishobora kugutwara amavuta cyangwa se zishobora gutuma uteshuka mu nzira y'agakiza? Baca umugani, abahanga baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeze ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo butuma atindayo. Ubwiza bw'umukobwa Gakire yanzana kuri YouTube channel pe nkayigiraho umugisha kambivuge neruye, ariko nimbona nyigiraho umugisha nige n'ubwenge, ubwiza cyangwa urukundo rwa Gakire n'uburanga bwanjye cyangwa nuko ntekereza atunyengera hano, ariko sinangeze ku YouTube channel nkabonera umugisha, ubwenge bwanjye nibwo buzatuma ntindana na Gakire. Urkumva mutumishe, ubwenge bwanjye rero turabafite benshi, aza ukamuna n'umunyamavuta yarabwirizaga, ari n'umukene pe, ari n'umukene afite amaso yerekwa agira ate hano, ariko mu gihe Imana igeze cyo kugira ngo imugirire neza, ugasanga ni hayivuye iruhande. Ni bwa bwiza bwamuzanye, ariko ageze mu by'Imana ntiyamenye iki ubwenge, kuko ubwiza bw'umukobwa mugeze ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo butuma agira ate atindayo. Nyemera ariko dusenga ndi kuba nufite mu mavuta yo gusenga uri kunkura cyane. Mana mu izina rya Yesu, twari dukumbe kuvuga ibyawe, ariko ntabwo twibagiye kukwiragiza, kuko n'ubundi nibyo twavugaga twari turi kumwe nawe. Nyemerera uho umugisha umugaragu wawe Gakire twaherukanaga kera, ariko dusubiye kubonana. Ikiza ngushimira yuko tubonanye tutarishwe n'ibyaha. Ikiza ngushimira yuko tubonanye uriya mwaka utaraduhitanye. Ikiza ngushimira yuko tubonanye tukivuga gukomera kwawe. Nyemerera rero umushigikire, umuyobore, nanjye unyobora umugaragu wawe. Mwuka wawe wera nk'umufasha wadusigiye atuyobore mw'iki kiganiro. Imbaraga zawe zibonekere muri twe, urukundo rwawe rubonekere muri twe, kandi ibiva mu kanwa kacu byubaka abadukurikiye ku rugendo online, ndetse umuntu wese wumva ikiva mu kanwa kacu acyumve ko kiwe n'umwuka wera, cyubaka ubuzima bwe, cyubaka ubuzima bwe, cyubaka imibereho ye, cyubaka ubugingo bwe, kuko ushoboye byose. Urakoze Mana, ngaho shigikira Gakire, ngaho shigikira Profete Sekazuba, twese tugirire neza. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe ari byo bituyobora, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Amen. Twakomereza wari ugeze. Ati YouTube, izi YouTube zikunda ngo gukamura nk'abantu amavuta, niko bavuze. Kuzaho ukamenyekana, abantu bagatangira kuguhamagara, rya turo tujya tuvuga rikaza bari kugushyigikira. Ibyo bintu urabihuza ute ko YouTube ishobora kwangiza agakiza k'umuntu? Ndaguha ibintu bibiri. YouTube channel yakuzamura mu mavuta yawe, n'ubundi yayakamya. Ibintu ibikaba ibintu nge nguhaye, ngiye bakanze nihereho Gakire, kuko nanga navuga abantu ntari naza kuri YouTube channel. Narinzwe kubwiriza Burera, yego, no mu Mutara, wenda niho abantu bari banze, ariko YouTube channel ni nkimara kuyikanagira bwa mbere, ni ikintu Imana yazamuriyemo amavuta anje kurusha kuyakuraho. Kuko impamvu niye ndaguha urugero, YouTube channel nayigezeho, impuje n'abantu benshi barantumira, kandi kanze nkubwire Gakire, noneho irongera impuza n'abantu. Tujye tuvugisha ukuri, ibi bintu ubona abantu barwanira kuri YouTube channel cyangwa amavuta akabakamura, nukuhabonera umugisha, uwamugisha kugira ngo ukorere Imana kurusha uko wari umeze, hubwo ukaba kwangiriza.
kanze nkubwire Gakira wenda kanguha urugero kangutange urugero nge nibanje kuri tubicano Gakira kankunda sibyo akavuga ati Profete Sekazuba kangushigikira umurimo w'Imana yego cyajya za nkunga za Gakira mpaye zo kunshigikira ntago ari zo kungusha ngo zinkamura amavuta kuko hari benshi babonye babonye ubwo buryo bwo kubasapotinga noneho ejo yayabura ntiyihangane kandi kera yaravugiye Imana ntayafite bikabaho kugira agaprofita akaba ariho amavuta kuko icyo gihe arayabura kwihangana yabura muri we akavuga ati kambeshe kugira ngo mbone byabene nabone kuri YouTube channel agatangira akabesha niba Gakiro yarabimbwiye nkunze na ari cyo namusengeye katangira no kumubwira ngo Imana iravuze kugira ngo ngere kuri cya kintu nariye cya Gakire bwa mbere ugasanga ari ikintu cyitwa kubesha ni ikintu gikamura amavuta ikintu cyo kuvuga ngo nshaka kugera kuri iki kitarimo inyungu z'Imana gikamura amavuta ikintu ushaka kwiyeranja mu buzima bwawe Imana idafitemo inyungu ni ikintu gikamura amavuta Imana iravuze yambwiye ngo ariko ugiye kuri ubwo buhanuzi mitani bukaje ubona umuntu akoresha ikiganiro arambwira ngo hari ibintu Imana yamubeshye Imana ngo yaranshutse oya ntago Imana yaranshutse ngo mpanura ibintu ngo ijambo ry'Imana ngo ni mu buru bwenge nzagirane nzabareka ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma 15 umurongo waho wa kabiri urava ngo ni mu nshaka muzambona ariko ni mu nta namwe nzabata dufite abantu bagenda bavuga Imana kandi yarabataye ntabeshera Imana ngo aramushutse kuko rero ngo ni mu buru bwenge nzagirane nzabareka ntago Imana yakure kuri kumwe nayo no wayisabye kubana nayo nubura ubwenge nzagirane nzakureka Imana ishaka guhindura ubuhanuzi ya umva niyo yaba ari yivuze gutoka na confidence ubivuzemo nuko wiyemeye Imana yabigira yaguhinyuza kubera ko bivuganya amarangamutima yawe na confidence yawe bitarimo Imana none tsanze ngurugero uwo bita Natani nanone kubwira Dawidi ngo wasambanyije muka Uriya ariko agiuka Imana amubwira ngo menye ubwenge ahantu ugiye guhanura aramubwira ngo hari umukiro umwe ufite intama nyinshi amatungo menshi ariko yafashaga yari agatungo k'umukene umwe akoresha ubwenge Dawidi ati ibyo bibaho ati umuntu hambera mu gihugu arangije aca bugufa ati databuje nubwo ndi umuhanuzi ni weho wagiye gusambanya muka Uriya abagore bose sabawe rero hari igihe Imana nakubwira ngo hanura ariko gutoka nuko ifiye rurizanye n'amaranga mutima yawe nuko ndetse uretse n'ibyo ari gihe ubivugira mu byumviro byawe mu cyubahiro n'Imana itakubwiye ukumva ati nyana ndavuga ibi ko Imana abikoze Imana igomba kukwereka ushobora kubikora bwa mbere ikakukavaringa muri Imana ikunda abantu baye mwabantu Imana ikavaringa abanyamakosa aba bantu birirwa bose mutwakira twe ngo turi guhanura nshobora no kuza nkabikoresha amaranga mutima ariko Imana ikavuga ati kambe niranje mwihanganishe nemere binasohore kandi wenda ari amaranga mutima kanabikore nico mbe mukavarinze ndebeke ejo yakwicuza turabikora nka kwihorera akora kagira ngo mpanwe noneho byaba kamenyero ikabatoke wabikoza ari abantu 100 bakwemeye noneho nzawukoza isoni ari ibihumbi bikurebe ntago Imana ishukana nzahagara ku bitugu by'abapfapfa yego niko ijambo ry'Imana rivuga ntago Imana ishukana rero Imana ni umubyeyi ariko buriya ntiyashobora no kuba hari umuntu atazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Satani ndaguha urugero abahanuzi bahanura umugabo bita Ahabu baraza bose baramubwira ngo uzatabaruka amahoro ngo barahanura ariko ngo hazobita Mikaya aramubwira ati ibyo bakubwiye sibyo amajwi yose atuja mu matwi no mu mitima sikaho amajwi avuye ku Mana sobanuza ijwi ry'Imana wumve ko ari ijwi ry'Imana hari nabavuye he kwa Satani amajwi yose wumva mu matwi yawe iki twe tugiye umva abantu bahanuriye mu munyenga abantu umvishe ko aba profete aba pastor bahanura ukagena mu murongo ariko baza iki kintu Imana ikigoye ikimenyetso ngo baranasanga ngo Mana ngo tubwire ko tuzatabaruka muri tubone uko duhaguruka rero ibintu babigizemo akamenyero bamenyereye Imana uyimenyera uyu munsi kakora neshika kwihorera ariko umunsi umwe kagushira ku isoko kakwereka kidahwanye nawe hari nk'umuntu ukubwira ngo none se hari umuntu uhanura ku bw'amarangamutima cyangwa se yaba afite ubuhanuzi akabuhindura hari n'abahindura ubuhanuzi umuntu akaba bagutumye ku mukire ugiye kumubwira ibintu by'ibyago yego wahagera bakubita inkoko n'umuceri ugahita utangira kuvuga ukuntu Imana ugiye kumugirira neza abo ni babahanuzi bahanuriye Ahabu kubera ko babagiwe bari kurya ifiriti amakoni n'imiteja n'inkoko bakamubwira ngo humura mwamuzatabaruka amahoro kubera iki kubona kubera ibyo abahaye kubera icyo amaronko bashaka
amarongo turafite abameze nk'abo ariko turafite na ba Mikaya baza bagana bakavuga ati Imana ngiye irambwe nubwo avuze ngo amahoro ijwi ryantegetse neza kutazatabaruka amahoro. Ubwo rero barahari ugenda twaye ubuhanuzi gutoka n'icyo akeneye kugeraho babana nyine bafata inyungu zabo bakazishora imbere inyungu z'Imana kuko niba inyungu z'Imana uzishoye imbere uzagira ubwo bwo kubeshera Imana. Ariko niba ushaka amarongo niba ushaka imibereho uzanavuga itavuze kugira ngo ubashe kugera ku cyo ushaka. Barahari biriya bintu byo guhanura ibinyoma cyane cyane Imana igahita igushyira hanze mwe nta kintu bibangiriza nk'abasanzwe muvuga ari uko Imana yavuze. Sosiyete yo iba yagize iratukwa kuko hari benshi satani biriya bikora niyo umaje kuba gushuka bikamara kuba ahita agaragaza ko isura ry'abantu bose bameze nka ngurutyo babesha harimo n'abakuru. Ubu ngubu akazi Imana ishobora kukubwira ari nayo ikubwiye wavuga ikintu akavuga ati narunaka n'abandi. Ibyo rero ni amayeri ya satani niwo mugambi wa satani no kugenda apfobya imbaraga z'Imana. Biratwangiriza isura birangiriza umuntu aca ubu umuntu asigaye atinya kuvuga no mu modoka ngo ndi umukozi w'Imana kubera iki isura ry'abakozi bavuga ngo babateka mu kuko uhita ugira nk'umunje nko muri kwasteri ariko shoferi tuza tuganira ku ijambo ry'Imana ariko nkumva amajwi nyuma akavuga ati niba abandi babesha kubera iki satani nyine ati nimukabemere kuko icyo gihe hari biratwangiriza byangiriza sosiyete hari ico byangiriza biratwangiriza ku bantu kutemera ko ntago bidukuramo guhamya Imana kuko ijambo ry'Imana avuga mu Baroma 2:10 mu Baroma 2 umurongo wa 3 turavuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese bikuranye n'ibyagize ate yakoze ariko twe wenda isura biragira ariko ntago bidukuramo guhamya Imana. Ejo runaka nakosa Gakire azabazwa ibyo nubwo ari inshuti yanjye nubwo navuga nti mumbabare Gakire mu defante mugura aho tuzagera Gakire mbe ntanamugura buri wese abazwa ibyo yakoze. Sekazu ucyambara navuga nabi ukibaho mu buzima butari bwiza nk'ubwo wenda uburyo Imana igenda guhindurira amateka wari umukozi w'Imana n'ubu ngo uracyari umukozi w'Imana ubona byaratewe n'iki kugira ngo ugume mu murongo ugumane ya mavuta turi kuvuga ko ashobora guhindurwa wenda n'imibereho ashobora guhindurwa no kumenyekana ubona byaratete Sekazuba wa mbere akaba kikomeye kuri kuba Sekazuba abantu bari bahanura babwira iby'Imana ivuze kandi ari byo vuze. Urakoze Gakire indangagaciro nahagurukanye nkina babaye nakomeje gukomeza kuyitaho njyewe ni ibintu bibiri nasabye Imana nabwiye Imana nti umpamagaye mbabaye ntashoboye kwigurira inkweto ntashoboye kwigurira iki mburara ariko nugira ibyo uzamba aho kugira ngo bimanure aho kugira ngo bingushe ibyo ubona byashobora kungusha uzabireka ariko ibyatuma izina ryawe rihabwa icubahiro uzabimbi niba haraho natinyaga kujya nta koti nambaye nurimpa rira koti ntirizamubwibone ahubwo rizampe guhesha Imana icubahiro ko ari Imana ivana abantu hasi. Gahunda yo kugira hari akantu twatangije utumvise iyo uhoze ufite ubwoba bw'iyo waturutse uhora usenga wiyegereza Imana. Aba bantu ubona mutwakira no kunuza boss ari nabafashe kuza kuri YouTube aravuga atanabisengeye akavuga ati nje nukugirayo ngavuga ibyo mvuga bikarangira ariko iyo uhoze ufite ubwoba bw'iyo waturutse ugira n'imbaraga zo kuguma mu uwo mwanya. Ikindi cya kabiri iyo uhoze ufite inshingano uvuga ngo Mana ibyo ngiye gukora biza bwa mbere ari inyungu zawe kurusha inyungu zanjye. Niba ari imodoka mfite imodoka kandi sinahamagaye mfite imodoka niba ari imodoka siyo kwirata ku banyaburera ahubwo niyo gusanga ku muntu wananiwe nkamutwara nk'ubu ndafite nka ministeri yanjye ariko natanze itangazo ngo umuntu wese usezerana atishoboye imodoka yanjye izamutware. Ibyo ni by'Imana ishaka kuko ari ikintu cyose Imana ishaka kutugira ngo ishaka kuduha ikintu naco kiyihesha icyubahiro ntago ishaka kugira ngo iduhe ibintu bivanaho icyubahiro. Rero iriya modoka siyo gutera abanyaburera ibyondo iriya modoka nk'ejo nari ndimo nshungura ku muhungu twa dufite umuhanuzi wapfuye asiga umugore n'umwana umwe ngiye mparitse imodoka ni muco twe twagiye gushingura umushumba araza arambwira ati kandi mfite n'abandi bantu naje ntwaye umushumba arambwira ati dore n'ufite imodoka hano uratwemera gutwara uyu mugore n'abamuherekeje kuko bagiye kumushingura siho batuye. Navuze nti ibyo ndabyemeye. Rero ibyo dufite imodoka Imana impaye niyo kuvuga ubutumwa igomba kumfasha ntari yo kuba ngo negamire mbwira abantu ngo nasenze Imana ngo none ngo ngeze aho ngeze ntangire mpindura ingendo ejo benirwaga ndi kubyina imbere y'abantu nambaye boda zacitse ntangira kubera ko nambaye inkweto no iyi nkweto niyo gusingiza Imana kubabwira ngo muri bukacagihe mbyina nambaye ibirenge kavanga izanyambika bituma na wawundi avuga ati ko wawundi uvuga ati burya Imana irahari niyo yavuganye nawe ati yende yavuganye nawe nanjye yagira icyo yakora
twebwe ubundi iby'Imana iduha nibyo ni ibihamya byo kugenda guhamiriza abantu, ntari byo kugenda kwirata, nibyo kugenda kubwira abantu ngo dufite Imana yindi iyo wihanganyira gutabara, iyo ufite ibibazo irabikemura. Iyo niyo gahunda rero, izo ni inyungu z'Imana, gushora inyungu z'Imana nayo igakora, kayibwira ngo Mana nk'ubu urabona nshobora kuburara nayo amasasa imeze nk'angurya, ishobora gufanga burara kugira ngo impeme ndebe. Rero niba uburaye kahita mbana ariko ko maje ku musitari mburarane ka telefone gakire ko ngize ikibazo kugira mukura amafaranga njye none aburara umeze nk'angurya, uzavuye ngo iyamvanye muri bwa buzima yemeye ko mburara ejo izemera konjya. Ibyo gusa ubundi Imana ishaka kugira ngo ibintu byose muri weho ibyayo biza ari imbere. Nushaka kwiyerana uvuga ngo oya ngo Mana ngo uribeshe, no iyakoze biriya niyo kwiringirwa. Nubwo mburaye ndabwira madamu dusenga isengesho, nuzo twavuye yego dusenga isengesho rivuga ngo Mana aho wadukuye turahazi. Ese se katubwira nk'umuntu utungiye imodoka ahantu wakeneye wasuzuguriwe, yego biba bimeze ute muri quartier aho utuye? Kuri nje Gakire ni gitangaza kuko hari narahasuzugurikiye, mparera nta kibanza mfite, mparera nta bushobozi, mba mu nzu y'ikode. Kuri ngewe rero, kuri ngewe ni agaciro gakomeye. N'ikindi cya kabiri, abanze kwemera mbere mbabwira Imana, hari benshi bari kuzanwa n'ibimenyetso byayo, bakavuga ati nk'ubu nkanje nagiraga iteraniro ry'abantu 30 ariko ubu cyangwa 40 ariko ubu ngira iteraniro ry'abantu 100. Kubera iki? Wundi yavuze ngo ariko Imana, iyi Mana senga, iyi Mana iwe kari muri Haiti, kuko iwanje bari se ngo ni muri Haiti, ngo ni mu rugo rw'ibibazo, ngo nubwo nsengera abandi ngo nje ni mu bibazo, ni muri Haiti, ni mu biza, mbese nta hantu hatagira amahoro, hahora inzara, hahora uburwayi, arasenga abandi bagatabarwa. Ni wa wundi iki ariko urabizi ko na Yesu yakoze ibitangaza bareba, ariko azanyemo kugabura. Ubu n'abari baraheze iyo hirya baraza. Rero ubu turafite n'abaza ati nyamara ya Mana yasenga tukamutuka, ati ni Imana imuhera imodoka mu cyaro, Imana umuvanye mu nzu y'ubukode, Imana none n'ubuhamya bw'abantu arega kandi tuzabamenyera ku mbuto. Yego nk'ubu maze imyaka 8 mfunguye icyumba cy'amasengesho cyawe ministeri wenda. Iyo myaka 8 rero imbuto zanjye ku musozi ntuye ntarahimutse aho natangire nambaye ubusa, imbuto zanjye nazo zigomba guhamagara abantu. Harya ntiwigeze uhasebera nka kera wenda ukennye wakavuga ati uyu muntu yibye? Narahasebeye, ntari nakizwa nahibye inkoko, ntari nakizwa nahibye ihene, yego ntari nakizwa inama ya leta bwite y'umutekano ku wa mbere, ninje baremaga watangiye abantu nkabambura, ninje baremaga nigeze no kujya kwiba ibirayi basanga umutwaro wanguyeho, naho namanutse ahantu nzi ngo ni hagufiya, nimanukana n'umutwaro basanga gwambaye ho guceneye kweguka, narahakubitiwe n'iby'ibirayi. Ubwo rero aho narahasebeye, narahababariye, nahabereye mu buzima bubi, yego nahakoreye ibyaha bidasanzwe. Iyo wabonye niba ari umuntu warwanaga buri munsi bakabona nibagiye kukizana ngo nkikwereke icyemezo cy'ishimwe bampaye ejo bundi ubuyobozi bwite bwa leta kuri 21 z'ukwezi kwa mbere, bampaye icyemezo cy'ishimwe kandi ninje baremaga inama bavuga ngo ninje abuje umutekano, ariko naho icyemezo cy'ishimwe kigaragaza ngo nigisha ijambo ry'Imana risana imitima, isana mitima mu Banyarwanda. Naragiyeho ikishimwe ejo bundi banyereka berekana amazu, nazanye abatera nkunga bamwe bavuye hano muri Kigali bubaka amazi iwacu, bakira abantu gari gaguyeho 3. Ndongera muri corona twafashije abaturage 200 mfashwe n'inshuti kubera YouTube. Ibyo rero kanshimire, niyo mpamvu ahantu hagenda ntuzahasebere Gakire, ahantu twahaboneye abantu b'abanyamumaro batubera umugisha Gakire, ntabwo dukwiye kubahemukira. Kiruba ngo umuntu waguhaye amata ntabwo wamuhemukira, ntabwo wakamwibye. Ahantu rero twafite amateka menshi muri kona, tugaburira abantu benshi, tugezeho leta iduha ibyemezo by'ishimwe, hari aho byaturutse mbere ko batabimpagasa. None Gakire nzanye hano ampuje n'umuntu, wa muntu tubaye inshuti, bandurusha ubushobozi, amesha umugisha nanje ndavuga ngo niba amesha umugisha nanje kamesha umugisha, uyu munsi duhemuke, reka abantu bongere bafata inyungu z'Imana bazishira imbere. Rero turashimira Imana aho nasebeye Gakire, ntago ubu Imana ibyo yakoze nyezamuriye amaboko. Amen. Kandi yarambweje muri ati ibyo ntaco nari nakora, nuca bugufi Imana izakuzamura. Zakazu nimba byibuka isezerano ry'uko Imana izaguha imodoka n'inzu, Imana yari guhaye ryari? Yari impaye 2014 ndi muri gereza ndi imfungwa. Ndimo nsenga ndangije nafashe ibihe
muri gereza baduha igikoma, bari bampaye igikoma akaritiro kuzuye, baja kugifata ndi mu bihe, ndangije ngihereza umuhungu w'umusangwa butaka w'ikirambo, arangije araza, nta nubwo we yasengaga, arambwira ngo nukomeza kubana n'Imana yawe turi muri gereza, kuko asanga ukuntu abantu ati yitwara amazane, ntabwo yari umuhanuzi, ahubwo bavuga ko yanywaga n'itabi, avuye kunywa itabi, araza arambwira ngo pastor, ngo nugera hanze ugakomeza gukorera Imana nkuko udwitagaho, nyuma y'imyaka 10 uri hanze nuva muri gereza, Imana izaba yaraguhaye imodoka. Abivuga adasenga, abantu barabisuzugura, ariko kubwanjye nge muri gereza nakunda kwizera cyane, ndabyizera. Uwo niwe wa mbere. Haza undi muhungu bafunze umwa ADPR, sinzi ikibazo yari yageze, nabo barabihanuye nkiri muri gereza. Mu gusohoka 2015 barabiza abantu nazengukaga mva iwacu za Burera nkajya za Nyabiho, za Jenda n'amaguru, ubuhanuzi imodoka nahi iwacu imodoka Imana arayimbwiraga, abantu bakavati yamanza kumuhirira, kumva kizabikora ukagera kwa kwizera. Narakugiraga nge Imana yageze no kumbwira ngo nzaguha inzu, banyirukanye no mu nzu, Imana iramwira ngo nja gufata ku nzu ushaka, sinafata kuzo muri Buranja gufata muri Musanze, ndagena fatira nzi kuramo Equity Bank ya etage, nijoro abantu bagera 2 z'ijoro, abamotari basanga kwa nti Mana niyi ndi gufata inzu, nti niyi abo twe twaranye gusenga batiragenda bite, nti niyi. Ubundi ijambo ry'Imana ryavuze ngo numfata nk'umunyembaraga zaza nk'umunyembaraga, n'umugore wanjye namugore nti wa mugore we, nubwo tuburaye tuzarya, Imana izatugabura umuceri. Gakire kanze nkubwire, nigeze kuja kwindikisha inusu y'umuceri, turaza turarya na bene mama babaga iwanje, itaduhagije iyo nusu y'umuceri, n'ibintu byabaye ku mugaragaro, itaduhagije inusu y'umuceri. Ngeze nyuma ndavana Imana n'umuceri nkahurya nkawuhaga, nzagushima. Umugabo umwe aranzana abampa amafaranga 40,000, ngeze Musanze ngura umuceri 12,000 agafuka, waguraga 12. Ndakaza ngeze mu rugo twara abantu 7, mbwira umugore nasenze Imana ngiza nk'umuceri ngurya nguhaga, genda uteka ibiro 7 turi abantu 7, maze turye tusigaze tubwire Satani ko Imana duhaye umuceri mwicumwa, kuko nave mu rugo twari inusu imwe. Mbonye tudaza n'abandi ngiye ku musozi gusengera umuceri, njya Nyakabingo muri Uganda hano bita Gisoro, mbwira Imana ni Imana n'umu umuceri ngawuhaga, nzamenya koko kuri Imana. Ico ge icumweru gishize njya kubwiriza 40,000 ngura agafuka 12,000. Ndaza umuceri ndawurya, ndawusigaza, abana banje barawurya barawusigaza. Ubwo si urambwira ibiki yangaburiye umuceri aya masaha ikabengeje ikabimpaye imodoka, wava ngo Petro navuze ngo twakuvota ukajya none ibyi amagambo abantu bajya bakunda kuvuga nk'iyo uri nko mu modoka yawe utambutse. Ubundi imodoka yanjye itanuka kuko nanditswe imbere haretse ngo nta buzima Imana itahindura, niko nanditseho. Mbese n'umucecuru ni yayibonye niyo yaba avuye mu murima guhinga, nazina bayise nko muri quartier wenda n'abanyamasengesho n'abandi bayihimbaga ngo niyo abadayimoni bayumvishe barahunga. Nuko mbese kuko barantabaza nijoro nkiruka, umubyeyi yaje kubyara, kurabona iwacu ni mucaro, aho kugira ngo bamuheke muri zangobye banyakura batisimbuka ikazi iri kuririma, nta mubyeyi ntwaraga agiye kubyara ngo bamuhe transfer. Ni ikintu mvujyana imbere y'Imana n'imbere yanyu, umuntu wese ngiye kubyara babitanga no barandika no muri comment babizi, iyo nkubise mu mubyeyi ibise biri kumurya nta transfer abona. Agera ku kirgo nderabuzima gahita byariraho, mbese ubwo bayise ako kanya bayise ndimbangukira gutabara muri quartier, iyo babonye ambulance yatwa undi murwayi yo ku kigo nderabuzima ca Mukinoni cyangwa canuza bahamagara yanje. Ni ibintu bizwi ku mugaragaro, ntago ari ibintu byo kwitonesha no kugino, ni ibintu bizi imodoka nje Imana yimpaye ngo ikora ivuga butumwa, nta bindi. None reka turebe Sekazuba bungubu ku murimo w'Imana, kuri babantu se mu gisengana, turebe ku cyumba cy'amasengesho, turebe abandi bantu wa muryango wundi wungukiye kuri YouTube, muracyakorana ute kugira ngo byibuza Sekazuba yuba ku murimo w'Imana, nubwo bamwe muri bagenzi bawe reka mbivuge gutyo twagiye tuzana no kuri YouTube bagiye bigaragara baguye bagiye barateshutse. Sekazuba we ahagaze utubungubu gutyo butuvugana. Ubu ndashimira Imana ko wenda twavugaga muri rusange aho mbarizwa ari kuvuze kuri YouTube ku bantu mfite, uko mpagaze ndabishimira Imana, kandi nabo barahari barabizi icyo nzi ndacyari umwana wabo, ntago nari nabikirara. Ibyo nibyo nashimira Imana yamfashije, kandi mbashimira umuntu wese wagize Imana yakoresheje bigatuma Sekazuba ubuzima bugenda buhinduka. Kuko ari gakire kanze nkubwire, n'Imana imbwe ngo nzakwambika, ntago bizaca mwakira gitingo kimanura amababi ngende ndodeshemo imyenda, izakoresha umuntu. Dushimira abantu Imana ikoresha bagatuma tuza imbere dusa neza, avuze ngo nsa neza cyane. Dushimira umuntu Imana yakoresheje
nkabona iriya abantu Imana yakoresha nkabona iriya modoka ntabiyibye ari babyitege nakoze impanuka ntwaye akagare ka siporo kanze nkubwira imodoka yaturutse nkora impanuka ngiye gusengera umuntu igare yagenderera nkubita baranaranga ngo nanapfuye abantu ro bambonaga nice bakagira ngo nuko hashize Imana ikoresha umuntu umwe arambwira ati ariko uzi gutwara imodoka ntabyo nzi ati tangira wige mushimira Imana andihira kwiga imodoka niga imodoka ndangije mu gihe imodoka nyibonye nagira ntari nakabonye nakabona urusa wo gutwara imodoka ndashimira Imana ko hari umusaza wambwiye ngo nshingiye ukuntu waje gusengera urugo rwanje baraturoze tugakira maze iminsi ntakaze mfite ndi umushoferi nzagutwarira ubusa urumva imodoka njaje ari umugisha nkamutwarira ubusa cyo kwa nanjye nagira ico mbona wenda kwa kundi baduherekeza tuve nko kuvuga ubutumwa kavane nubwo untwarira ubusa ntabwo nagera mu rugo ngo buriki isabune shimiye aba bantu uvuze ngo mbashimire ndabashima umuntu wese wagize uruhare rwo gusapotinga Sekazuba mw'uyu murimo ariko akaze nkubwire gakire yuko nubwo duhemukiye abantu burya na Mose yagiraga barone bamufataga amaboko nukuri kw'Imana yuko abantu barone badufasha amaboko ubwo tukajya nyuma tukagera tukabahemukira aba baruni twe dukwiye kuja tubasengera ngo Imana ibahoze ibahundagazeho imigisha aho kugira ngo tubahemukire rero na Mose ubwo yagiraga baroni mw'uyu murimo udafite baroni wakunanira ariko kambwire na babandi babona baroni bakagira nyuma bakabahemukira nabyo si byiza nibura Mose ukeneye aroni na uri bagufata iki amaboko kuko ngo yaje kunanirwa kanze nkubwire gaki niba ari ikintu gituma umuntu hanura umwuka ukabigice ni ikintu bita inzara niba mbonye umuntu hano kuri tubi agatuma nshobora kukurya uwo muceri kuki ndava ngo Mana wakoze kumparoni na namusengere musabira umugisha aho kugira ngo mwibe niba ari ikintu nje nanyuzemo kibabaje urahanura ufite inzara bikageraho umwuka ucika kabiri kubera inzara niba ari ikintu kigeragezo kinaniza ni kigeragezo cy'inzara wibuke neza ko nabisire bavuye muri Egiputa bageze mu butayu inzara bakubise babwiye Mose ngo nubwo twakubitwaga twararyaga iyo tureka inzara nimbi none ugira umuntu uzano gakire agwe ngo wicaye hano uhahure n'umugisha wawe urangize ahubwo wigagaza utangire kuva ku Mana wibagirwa inzara wahuye nayo wibagirwa kwambaye ibirenge wibagiye kwagiye n'amaguru utangire wibe utangire utukane utangire urega ibitugu hari n'abajya ubu rero harabageze hano bahabonera umugisha no guhanura basige banura bifashe mu mifuka kandi kera barirekuraga Imana ikabango mwirekure ariko nuko ifata mu mufuka babaye ababosi ntago bagishaka kugira ngo bagene muri systeme z'Imana neza babaye abanyacubahiro bibagirwa yabagize uko bameze Kumvisho ni ikintu gikomeye nje ndababara iyo ubona nk'umuntu nje kaze nkubaza nje ndi umugesera yego ariko urebye nk'umuntu watumye mbona imodoka iyi modoka mfite wasanga ari n'umuzigabo yego nta nubwo nzira yivu none ndangire niyemere nubwo namusenge nkabango Mana uyu muntu yakoze ubutumwa yavuze ubutumwa niyo ntwayemo umuntu navana Imana dore bansabiye umugisha ariko wibuke naho byaturutse ariho umugisha uyu muntu mpayire fute mu modoka dore nsabiye umugisha ibuka hahandi waturutse ari uhera kuri ya muntu watumye mbansabirwa umugisha agacira ariko ziguparika imodoka muri burera we mu giterane bakabona uraje warazaga bati mu mwicaza inyuma imodoka ikaza aba protocole bagahita bayumvira gwinda bagatangira kugusangana itara yanaparika ukibagirwa watumye biba warangiza ukareka ibitugu njara wongira nkanarira ngafashwa nkarira kaba ngo Mana Mifubosheti yabwiye Dawidi kinoti ibi ntabwo nari mbizi abonye ibintu agiye kurya abanyota baravatindutwa n'intumbi yimbwa atangira kwisuzugura we ntabwo nje navuga ngutyo ariko reka nibuke Imana yabikoze amen ndiki Sekazuba ugihitinze mu myaka 8 ni iki kintu gituma ntari nafatwa ngo bamvuze hari kaze nkubwira gakire nuvugwa amagambo n'abantu barenze 10 wenda iyo ibikongera bikagaruka nawe uzigenzura reka ibyo nutabikora no Imana ngo yanshutse harakano nabonye ngo Imana nashukana abantu bongere baje kugicana no basenge narigiye kukubaza nimba nawe itari yagushuka igihe cyose wahereye oya nabangiye kuyibeshera wabugiye kuyibeshera nabangiye kuyibeshera yo kabyara akagaciro n'aya mavuta gake nigeze kuja kubwiriza mu mujyi wa Kisumu urusengero nabwirije mu nsanga urimo aba ministeri n'abadepite abantu barabyuka abantu babajaru bari bantume barakisumu ngirije imodoka imvana kuri hotel ngeze aho ngaho abantu bakomye amashimbo na ministeri nawe avugije arahindukiye uw'umugore agira nkangurutya ndangije mpitandira impamvu narize niriye suko bari bantutse nibutsa aho Imana yankuye ndeba n'abanyacubahiro ukuntu bankomeye amashi
ndangije bana Imana ntago ari indesho ya sekazuba ntari n'ubwenge hubwo ni wowe uteye muri nge bakomeye amashi abantu bireka kwiyemera hubwo bamenye utumye baba baribo bagende bamwubahe ntago ari nje waya mashi ntutandimo ntikera baravuga ngo nteraga umwako none abantu bakomye amashi usina cyatera umwako wangije umwako ne bakomeye amashi ntago ari nje kera nahuraga n'abantu bagiye mu isoko bakiruka none minisitiri akomye mu mashi minisita depite arakoma mu mashi ndangiza ngega ibitungo ni sekazuba n'ubwenge bwe n'amashuri abiri n'igice mfite bya Messi ntayo ntari sekazuba ntari amashuri ye ni Imana ituye muri we iyo niyo bakomeye amashi iyo niyo yo kubahwa iyo niyo yo gusingizwa narafashwe n'ikiniga ndarira niho ni byiza cyane sekazuba rero ubu ngubu ati ubu ngubu Imana yangaburiye meze nabi nyikorera itumye ministre nkomera amashi itumye nkomera amaki ni gute se noneho ntabura kuyikorera cyangwa se ntanayikorera noneho birenze ukwemera binarenze nibyo yankoreye ariko ntabwo wenda rekanze ku kintu cy'ubuhanuzi rimwe na rimwe ati bwitwa ubuhanuzi ariko busohoye nibyo tujya dukunda kubibonaho abantu hari n'abantu bananirwa kwihangana bakava mu masezerano yego ariko buriya ngo Imana yavuze ntago gihera kiba gihari kiba kiri aho ngaho yes ariko bibaho ngo utinze amasezerano bibaho ngo hari igihe n'amasezerano atinda wowe ushobora kubigeramo uruhari nyaguhanurirwa yabigiramo uruhare nyaguhanurirwa yabigiramo uruhare amasezerano agatinda hari n'igihe n'Imana yabikora kugira ngo ipime kwihangana kwawe ndaguha urugero buriya Daniyeli ntabwo yari azi ko arasenga iminsi 21 ntabwo yari azi ko agiye guhamagara Imana igasubiza ariko Imana ipima kwihangana kwande kwa Daniyeli ngarebe buriya hari amasengesho dusenga Imana ikatureka kugira ngo irebe kuko tuyiringe cyangwa twayitegereza urabona gusenga umunsi wa mbere asenga wa kabiri Imana iramwumva ndetse ngimanura n'ibisubizo marayika yarabizanye ngageze mu Amedi barabifata ariko ngarakomeza arasenga ngo ku munsi wa 21 ijwi rye ryongera kumvikana mu ijuru Imana iraryumva ibwira Mikayeli ati uyu muntu naco twamukoreye ariko yaratitije dufite ibintu byacu byaje birasaba ngo dusenge Imana dusenge tubwire Imana ngo nubwo byaje hari abamedi babifite birahari mwohereje marayika ufite intege nkeya bese mwabwiye Mikayeli hari isengesho ubundi hari isengesho rigera mu ijuru rigasinyira rigatanga rwa hedi kuri Mikayeli akaba ariyo wimanukira hari isengesho rikaza ubundi ikintu bamedi n'abaperesi batashobora n'umuntu bita Mikayeli ngo yasanze ngo marayika bamuhambiriye ku ntebe waruzanye ibisubizo bya Daniyeli araza ahageze ngo abadayimoni bahagucanga uko bacanze marayika basanga uwo bacanze ntagacangirwa ni chef d'état-major w'ijuru bagiye gucanga karate basanga sentire ya Mikayeli irarenze arakubita mu gukubita dayimoni z'abamedi zibazivuye imbere abaperesi bati turagiye azana izindi arakubita bavuye imbere umwana ngagisenga bita Daniyeli ngo agiye kubona undi aje yabacanze na marayika yamubohoye ari imbere rero hari isengesho rituma Mikayeli ari umanuka naho ushobora kurireka agakomeza kuba mu bamedi n'abaperesi ariko tutaza gusoza ikiganiro ntibutse ku buhanuzi bwawe kuri Mutesi ubuhanuzi bwawe kuri Mutesi buriya bigoye ko ntidukunda kubona umukozi w'Imana yashyiriye undi buhanuzi rimwe na rimwe n'igihe baba bapingana cyangwa se hari n'uvuga ati njyewe se uranzanira ubuhanuzi ute ko nanjye nivuganira nayo yego Mutesi wahanuye ko abyari byose wenda urambwira ku buhanuzi bwe noneho nze nkubaze kuko nabonye hari na comment nabonye hari ikiganiro koranye na Vitali uvuga ubuhanuzi Imana yaguhaye kuri Mutesi bitewe n'ibintu abantu bose barabizi byari kunyuramo bazi byabaye none hari ibyo wamuhanuriye dore inshingano ya mbere yo kugira ngo Imana igutume ku bantu bayo icya mbere mu isengesho nsenga ndisengera
ngasengera abakozi b'Imana bose ntarebye ku idini n'itorero, nkongera ngasengera igihugu cyanjye, ngasengera n'isi muri rusange, ndetse ngasengera n'Abanyarwanda batabashe kuba mu ico gihugu. Ico gihe vantage ngira ntabwo nihereza nsengera abakozi b'Imana, ndimo nsenga nagize iyerekwa rya Mutesi, mbona intambara kuri we. Urabona Mutesi ni umuntu ufite amagambo y'ubwenge, mbese ni umuntu wabaye kuri social media abantu bamukunda cyane, yageraga ya magambo ahumuriza abantu. Noneho urabona niba ari umuntu wa ufite abakunzi benshi ni Mutesi, ariko ndimo musenge nzamuye, ndimo nsengera abakozi b'Imana, mbona uwo mugore aje imbere. Mutesi ntabwo twakicanye live, no. Mutesi we na nk'urusengero nabwirijemo Nairobi rwaramutumiye ajyayo, ndabibona baranamumbaza byinshi mbere ibyo bitabya. Noneho ndi gusenga ubuhanuzi buraza, mbona intambara kuri we, mbona plaque. Urabona plaque ari nk'umfite imodoka yanjye ndi gutegura kuri Mutesi, mu minsi mike bazabona ifite indi plaque. Rero mbona plaque Mutesi ari yambaye irahindutse, ndetse iyo plaque ivuzweho amagambo atandukanye nawe bagira bate bamuvugaga. Ndikanga hari saa 2 hafi na 40 z'ijoro za nimugoroba, narindi wanjye ndi mucuma kuko ngira umwanya wo gusengera abantu, kuko ubundi nsengera abantu ngiye guhera saa 1 guhera saa 2 ngeze mu rugo, kuko manywa ntiwambona mbanagiye gusenga handi, nanjye nagiye kwica injiro yo gusenga, cyangwa ndi kuvuga ubutumwa mu yandi matoro cyangwa aho bantumiye. Mbona iyo plaque avuzwe, mpita muhamagara kuri telefone, ngirisha barayifata. Ndabizi kugufatwa nk'umuntu ugeze arawi Kigali ate wenda atari nkatwe, nuko arayimfata. Mwibwiye nsanga aranze, tendakuzi Profete Sekazuba, tendakuzi wewe forum hiyene sawa. Rero ntimbonye wa ndamuhanura nkuko mbikubwiye. Umugore kimara kwimubwira hamanuka ubundi banuze ntashatse kuvugira hano, ndamuhanurira umugore ndanura. Ijwi ry'Imana rinshishamo ibye, ndangije ndamusengera. Ndangije kumusengera, ndongera dukubitanye mu modoka oya dukubitanye kwa Pastor Ernest ndi kubwiriza ni Remera. Pastor Ernest yantumiye Prophet Ernest hano hani Remera, na Mutesi bari bamutumiye kubwiriza. Mutesi Imana irongera imanuka imuvuga icishe kuri ngewe. Rero mwene Diriya nico nshinzwe nuguhanura, kubera ko natumwe nayo igakora. Kini cya kabiri abantu b'Abanyakigali nari abatinya ni bakeya, bageze mwa rura rwego bapfa kwakira ubuhanuzi bw'umuntu wavuye Burera mu caro. Ariko mbona arariza zamuye amaboko, wabona nawe hari yarafite omosi. Ejo bundi wenda niho yabinsobanuriye ngo impamvu yarize n'impamvu yagize ati ariko Imana iramubwira ngo no, izo ntambara zigiye kubaho ariko ntuzirwanirire, zicire bugufi. Ndashimira Imana, singe wa mbere ngo namaze kwimuhanura mu makuru twaganije ejo bundi, ambwira ko hari nundi nawe wayimuhanuriye ndetse utari mu iki gihugu. Ndagenda hashize ukwezi kumwe, kubera ukwezi bya intambara za Mutesi zabayemo, nari mfite ivuga butumwa risohoka igihugu cy'u Rwanda, ndimo mbwiriza Kampala, mva Kampala njya mu giterane kubwiriza Bujumbura cyamaze iminsi 5. Ndagaruka ngeze nsanga wa mugore ngiye kureba kuri social media, mbona kabaye. Ndangije arampamagara arambwira ati niwe wampanuriye ubuhanuzi, nsengera Imana impa umutima kugira gute wo kubibamo. Gakiri ico dushinzwe nk'abakozi b'Imana, turi mwisi. Ico dushinzwe nta kubona umuntu yaguye n'ikibazo ngo ukome mu mashi nta gukijijwe, nubwo yaba yaguye mu kosi. Urakoze. Ndabivugira kuri Pastor Claude. Yego. Bagenzi be bandi bakozi b'Imana benshi twagiye twakira bazaga bahonyora, bavuga ati hey yari yabase. Bavuga nde? Pastor Claude nyuma yuko buriya buhanuzi bwe busohotse, urabizi ubuhanuzi bwa Pastor Claude bumwe yahanuriye Bamporiki. Biriya bintu byarabaye, abantu bose twagiye twakira kuri social media bazaga bahonyora. Ese byari bikwiye koko nimba wenda yari yanabeshyeye Imana cyangwa se yaraguye? Oya byari bikwiye ko abakozi b'Imana bose bakandagira, cyangwa byari bikwiye ko bamuzamura cyangwa se bakanamusengera Imana ikamusubiza mu imbaraga, nimba ari n'umwuka wa Satani wamukoreye? Ndaguha amahame atatagenga ibyo bintu. Ubundi gakira koze kosa, yego, aribwo bwa mbere icyo nkora nuko mwegera nkamuhana.
yakwanga nkamuteza undi, yakwanga tukamushira hanze. Hari ico bita kugaragaza umuntu ko yanze ihaniro. Niba hari umuntu wabikoze kuri Korode atari yamwegera ngo amubwire ngo waguye mu kosa, yararengereye. Tari yanamuhamagara basi yumva. Tari yamuhamagara. Kandi na Korode niba ari nk'amakosa garenga 5 yihangane, kuko ari kanze nkubwire nabwo ndabisobanura. Kanze nkubwire ikintu gikomeye. Ninza hano nkazambaguza ibintu. Ejo nkagaruka nkazambaguza ibintu. Ejo nkagaruka nkazambaguza ibintu. Ejo nkagaruka nkazambaguza ibintu. Nzaba narenze ihaniro. Kandi ngira babandi bambwira atari ko bira bintu wabyanje. Oya babikubwiruka bakabikubwira ntubikore. Icyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri. Buri hari ikintu umuntu akora wanase ugasanga ataruka abantu ataruka umwanga. Urabona nka Mutesi ari Imana ivuga ngo byaye nivuga se nzagushyira ku kabarore. Birashoboka. Iyi Imana yagutanze, iyi Imana yagushize ku kabarore nuko. Ikindi cya kabiri kosa Korode yakoze nje kandi bivuge wenda muzi ko wenda ngenzano mbigana ariko ntagaragaye amakosa. Kirazira gufata ikiremwa c'umuntu Imana yaremye cabacagwe mu ikosa ngo ugikorere ngo uragishinguye. Narabibonye nabonye akavideo ko mu mazi. Akavideo ahamba abantu. Avango nje ngushiza. Rira ni ikikosa ni bibabaza Imana. Kuko Imana iremo umuntu ntima muri kumwe n'urukundi mukunda ntago uruzi. Ikindi cya gatatu ngiye kubatangariza batanatangaje. Icya gatatu kuri Korode no kubanuza hano ureba Bamporiki. Korode yatumye Bamporiki bamwongeza ibihano. Bamporiki yarakatiye imyaka 4. Sine bari imbere bari bapropose bamuhitana. Uriya mwaka wa 2 wa 5 ni Imana yashatse gusuzuguza ubuhanuzi butari ubwayo. Uzi ko umuntu agutera uvangara gusengera ariko naho ari kugutera mu kaga. Kandi ikindi cya kabiri Imana ishobora no kuba yari rasubikira uriya Bamporiki nkuko wenda Korode yimaranga mutima, ariko confidence ubuhanuzi Korode yavuganye nabwo bugatuma Imana yivuguruza ndetse ikamwereka kiri hejuru ye n'ibya kikagikahita izamura, ndetse ikazabikora Korode atanabizi, ikazakora mu bundi buryo, ikazabikora Bamporiki agataha Korode ntabyazi, ariko confidence ya Korode yari afite mu buhanuzi buri hari ikintu kibabaza Imana. Kuba wariswe ngo uri umukozi w'Imana kuvuga ngo nzaba umukozi wa Satani, Imana ikwereka kurusha Satani imbaraga. Windi Imana irwanira icyubahiro cyayo gakire. Yatumye rero Imana ishobora no kuba ati noneho nindekaho nenye arahita amenya ko na kintuza uwo kanshiraho nundi wa 5, kandi ejo wasa kumva ngo wa wundi nataye nta nubwiriye myaka 5 azayimara. Ariko Imana yanga gasuzugura ikunda icyubahiro cyayo, kandi nturukureba nubwo tumutera amabuye nawe aracyari umwana w'Imana, ejo yahinduka, ariko yakoze amakosa. Yego. Guhanurira Mutesi bwo kwari kugira numve nawe icyo bivugaho unanabisobanuye neza, nkunze uburyo bisobanuye. Kuri Mutesi wafashe umwanya wo kumusengera se? Naramusengeye. Ndanamusengera. Hari Imana izakuraho cyangwa yahinduye inde kuri Mutesi? Yo kinini cyane na message nawe arayifite. Ngisenga Imana ikimbwira nahisemo ha message arayifite. Arayifite nabo yibitse handi makuru, uretse nanjye ifite amakuru. Nje narafashe umwanya wo kumusengera, nta nubwo ashize iminsi nahisemo hereza message. Kanze nkwereke message namuhaye. Intambara ze ntago hari ico bita kongeza volume muri radio no kongera kugabanya volume. Imana yaragabanyije. Kandi narabimubwiye nti Imana igiye kugabanya volume humura. Akimara kumbwira ngo musengere bivuga ngo ntuza vorote byari bihagurukanye ntago ariko bitifite. Nawe ufite ikinyamakuru muri Kigali, nje naje nk'umutayirota none se birafite vorote amakuru ari wayakurusha. Imana yaragize yaragabanyije. Hari cyo bita gukanda buto. Ubuje umuntu Imana yongeje volume no bita Korode ntugezwe ukoresheje media. N'umuntu utazi YouTube uzi ko n'umuntu udafite smartphone azi Pastor Korode. Kuko Pastor Korode no mucaro wenda mucaro niba mu mudugudu hatunzemo batatu bafite smartphone no gufata bitegereza Korode ukabona nagatwe ukagira ngo ni inama y'isibo bari kureba Korode. Ubu rero ntugeze tujya dusenga tubasengere
ntago nagira n'ubu Korode ndamukunda ndamusengera kuko Korode rega n'umwana w'Imana. Korode ejo yahinduka kuko ikintu kidafatika Imana kigira nk'igifatika, kandi akanwa kavuze ibimana yakaburuswa kavuga iki ibyiza. Ibyo rero nabyo tujye tubyitaho. Akanwa kashobora kuvuga ibibi ejo Imana ikakaburusa. Natwe ntago ariko twamenye turi intoni, ntago twavuye tumeze dute. Hubwo ico dushaka no kugira ngo ubuntu bw'Imana bube muri twe kandi twemere Imana itiyobore. Cya kintu nakubwiye cyo gufata inyungu zawe ukazishira mbere y'inyungu z'Imana. Ashobora no kuba yaranahanuye hari izindi nyungu zitari z'Imana ashaka. Ibyo nacyo byumveho tutari twamuvaho. Ashobora kuba yaravuze ngo arahanuye afite target y'ikindi kintu agamije kuri Bamporiki. Nabyo tujye tubyumva ariko nawe wakamaje avuga ngo hari umuntu uja mu rukire mu mugugo w'igipangu arahanura ibyago yagera bamukubita ifirite n'amakoni n'imiti n'amashaza abone samaki agatangira ati tete ati imodoka mwe ufite 3 none Imana ibahaye yakane, kandi Imana avuge ngo bihane. Imana avuga ati wa mugabo ukunda umugore wawe nutamukunda ngiye gutamaza, none bawukubise inkoko kugira ngo ufate n'itiki ifatika aratangiye ngo no teke bene ikamyo yanyu ntago ikiguye. Kandi sibyo byo oya sibyo byakoze nabonye rero kuvuga ngo ari ibintu abantu bajya bakoresha abantu babetinga ngo ipari akabetingira ikipe kiri butsinde yego wenda bikaza kurangira itsinzwe cyangwa se bya bindi wa betinze bikaza guhura n'ukuri ukarya. Rero babyise bya Korodera no byabyise ngo yari ya betinze none kangwa akantu kamwe tugiye ntago yariye tujya gusagereza ko kantu ko kwemera amahame y'Imana gakuyobora mu buryo bw'umwuka. Yego ngiye nahanuriye umudamu Imana imunshishijemo utumye nkakubwira wenda aradukurikiye arabizi intambara zabayeho. Mpanura ubuhanuzi butandukanye n'undi mu bishop ukomeye mu iki gihugu kandi wemerwaga wahanuraga. Imana inshishamo ko uwo mudamu agiye kuzabyara umwana, undi we bayera muhanuriye ngo uzabyara uvuye mu mission hanze. Urumva n'ubuhanuzi buje butandukanye, kandi uwo mugabo wabihanuye biratandukanye. Ndongera numvishije umugabo wampinze umugore anyengekana ati bishop runaka arahanuye ko nje nzabyara mvuye mu mission. Bari barabyaye umwana barangije barabaroga, umwana arinda ajya muri sogondere batabyaye undi, inda barayifunga neza. Ibintu byambayeho nese Imana hari igihe yaba ari irindi jwi ryanyongoreye ndazamuka nje kwiherana n'Imana mbwira koko bambwiye ko ura mu bishop nanjye mubona nk'umunyamavuta mbwira koko nge nkunda kuba ntago nsuzugura gakire nubaho umuntu wese w'Imana mbwira niwe wambwiye ko numva icyubuhanuzi buhabanye ngira ubwo bampinda umucitse ndatitira kuko umugabo n'umunyacubora yese anyirukana abona karakano kavangiye ico yenda umunyacaro no kubona inkweto ni nambaye ikweto bya boda mbese nte nagira n'ubuzima bwiza no kubona igikotoro cy'ijana ntago nakibonaga. Ngiye kwerana n'Imana Imana yambwira ngo sekazu ni nge wavuze uyu mugore agiye kuzabyara azajya mu mission yarabyaye kanze ngo kwira ikintu gikomeye Imana ihabwa icubahiro. Hashize amezi 3 n'ubundi njya nsanga umugabo we yaje muri konjaje mu kibari tugezeyo Imana irongera irankoresha irahira ngo ndarahiye umugore agiye kubyara uzaje mu mission yarabyaye umwana ari mukuru. Umugabo mbona n'ubundi ntabyemeye yagiye ku kazi yakora ku mupaka iwacu wa mama umugabo we yakoraga ni Kigali hano Kaciro niho yabaga yarafite ibiro. Umugore twarahuye nabazana fande ko utagiye mu kazi ari mu gitondo arambwira ati pastor ati ngeze mu kazi mu ndaharanje ati ngiye kwa Kanimba kureba. Yageze kwa Kanimba asanga yasamye, akimara gusanga yasamye yarampamagaye mvuye ku musozi nambaye inkweto Imana imaze iminsi iri kumuna ngo ngiye kuguha inkweto yari yarashaje nshiraga supaguru nyiberwa inkweto izaturuka. Yarampamagaye gakireka mpagaze muri gare y'imodoka ara mu Kidahi wacu arampamagara ngo pastor ndi Karame ngo shima Imana yawe basanze nasamye. Sinamenye ko nambaye inkweto nashize supaguru gaki narazamutse nja mu mishinga mbyina muri gare abantu baranseka igiti cy'inkweto kiba kiragurutse mu kuguru ku mukobwa twe turi kumwe ari umuzi arambwira ati nibiki mama runaka yasamye yahisemo amamagara ati uzi ko umukozi w'Imana byingitse cy'inkweto kikaguruka. Abahamagaye umugabo ati basanze basamye ati none pastor yabye ngo n'inkweto y'igitsi kiraguruka. Fare na waragenda nshakira congoze Imana ramwe ngo nzamvura co urumva none ejo bundi ubejo bundi umwana ari kwiga muri garideni undi nawe agiye kujya mu mission ari kwiga hanze agiye kujya hanze. Rero ikintu cy'Imana bazimana Imana yibaze ni wowe umbwiye iki nkivuge. Yego rero nashaka kugira ngo wenda twa turi ku bintu by'ubuhanuzi nuko bimeze. Urakoze cyane sekazo wenda hari abantu benshi badukurikiye ndabizi n'ubundi uracyahari tuzajya tuganira byinshi cyane ariko
hari abantu bagukeneye. hari ikindi ndakubwira wenda ndagiye wenda nzanagutumira. Yego. Wavuze ngo ubuhanuzi bukundwa busorwa, sinshaka kwiyamamaza. Nko kuri 16 z'ukwa gatatu bazanzanira inka y'inzungu, kandi umuntu uzanzanira inka y'inzungu, ibyo nakubwiye ngo nidushora inyungu z'Imana zaje, Imana aramira ngo nzaguha inka uzanywa amata, ntaratunze n'urukwavu. Yego. Ejo bundi umugore baramwangiriza mu kwita amahembe agiye nko gupfa, n'ibintu barabiroga byose bimushiraho. Turi gusengana Imana inshisha ko ibintu byose, imodoka zose zigiye kugaruka, hakaza n'izirenze. N'umugore bamuzana atahumeka, arakira, arigendera, sagira ico musaba. None ejo bundi yaravuze ngo ntago uyu mugabo Imana yampiye imigisha ngo ngende, iwe ni umukozi w'Imana nzika kunda amata mujaniye inka. Dufite ubukwe bukomeye bwo kwakira inka y'inzungu nziza kuri 16 z'ukwa gatatu, nzanagutumira akamfita uzakabona. Ubwo rero tuje dushimira niba Imana dukoresha, niba ari ikintu kinkundira yuko Imana inkoresha nkabona birasohoye. Umugabo ni uri kugenda n'umukire arakomeye mu mujyi wa Musanze, ariko ni uri kugenda ntangira ubuhamya. Imbuto zacu nizo zijya ziyana twewe. Ubundi hari ijambo nakunze kwigisha abantu ngo komera kuco wamenye, ikikurimo kizivugira. Ukomera kuco ikikurimo nico kizavuga. Imana ikurimo yizagenda ikora ibintu yivuge, ikikurimo kizivugira. Ntago kwiyamamaza byashoboka. Imana izagenda ikora byinshi. Imana igumugisha rero gake. Abantu rero bagukeneye badukurikiye barakubona gute? Abase hari nk'abantu n'ubundi baba bari mu bice bitandukanye bifuza no kuzaza guterana nawe ku cyumba cy'amasengesho, address byose, n'abantu bakeneye ko mushobora gusengana. Urakoze. Adresse ya mbere ni ukuvana Kigali ukerekera mu mujyi wa Musanze, ugera mu mujyi wa Musanze ugafata imodoka y'amafaranga 500 werekera ku mupaka wa Cyanika mu karere ka Burera. Ndi mu murenge wa Rugarama, urusengero nkoreraho ni AR rwegeranye n'ibiro by'umurenge wa Rugarama, ni kuri kaburimbo neza uva mu modoka winjira ku rusengero, n'ikigo nderabuzima naho nkorera, na amafaranga 550 uvuye Musanze. Rero nomero ya telefone ni 078 45 50 31 karindwi, 078 45 50 31 karindwi. Kandi Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mbere yo kugenda, urakoze cyane. Nimero yawe wenda kutayumvise araza kuyibona hejuru y'iki kiganiro. Kuri iki kiganiro hari abantu badukurikiye bari mu bibazo bitandukanye. Hari abakunzi b'urugendo online TV bari mu bibazo bitandukanye, reka ndeke kubivuga ibyo ari byo. Ndagira ngo tubasengere, dusoze tubasengera. Urakoze cyane. Mana yo mu ijuru, Mana igira neza, urera urakiranuka muvyeyi mwiza, waravuze ngo nidusaba anga tuzugururirwa. Urangije uvuga ijambo rikomeye, uravuga ngo iyo urambuye ukuboko uhaza ibyaremwe byose. Nyemera abadukurikiye ku rugendo online baba bababajwe n'ibibazo bitandukanye, ni we muti w'ibibazo, ni wowe ukemura, ni wowe igisubizo. Reka unyemerere umuntu wese udukurikiye ari mu majune, ari mu bibazo, umuha igisubizo, umuha ubutabazi. Nsengeye umuntu udukurikiye akaba ari kuri smartphone akatubona ku rugendo online, ariko umubiri udashoboka kubera uburwayi, ingingo zaranze, nyemerera. Warambwiye ngo niwo muti w'indwara zose. Nyemera uko uburwayi bwose bwaba buremereye, umuntu wese udukurikiye yizerere mu iki kiganiro yakire gutabarwa nawe. Ukuboko kwawe gukiza kumukoreho. Ufite ibibazo by'amadeni n'ibindi bibazo bitandukanye byinshi, reka unyemerere Mana. Hari abadukurikiye ari urubyiruko ariko imishakire yaranze, reka utange urushako. Hari abadukurikiye bafite ibibazo bibaremereye, baburiye inzira, reka utange inzira, kuko aravuze ngo ni nge nzira y'ukuri n'ubugingo. Reka unyemere ubabere inzira, ubabere umutabazi uhereye aka kanya. Abadukurikiye ibyanze gushoboka bishoboke, ibyanze kwemera byemere, ibidafatika bifatike mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye aka kanya hano ku rugendo online twakira amashimwe y'abavango ca kiganiro, twizere muri rya sengesho hari cahindutse, hari cyabaye. Nyemerera ubikore papa, uri umubyeyi mwiza, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri. Waravuze ngo ico nzatuza akanwa kanjye, mu kwizera nzaba ndimo uzagikora. Nizeye ko utanze ibisubizo, nizeye ko ukijije indwara, nizeye ko ari byo ukemuye. Kandi nsengeye urugendo online, komeza urushire igikundiro cawe. Umugaragu wawe gakire ndamusengeye, reka hure n'ukuboko kwawe, reka hure n'imbaraga zawe, ibidashoboka bishoboke mu izina rya Yesu Kristo. Ndi hano imbere y'ikamera, ndategeka mu butware wambaye, umugaragu wawe gakire dovika ibone sanse mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya hari iciciro arimo, hari ikindi wamushiramo, yitwa umusore. Iciciro nshatse kuvuga ab'umugabo mu izina rya Yesu, ndamusengeye ab'umugabo mwubakire. Iyo wubatse urubaka, iyo ubikoze urabikora.
ntago mututse, nta nubwo mvuze ibibi, mwubakire. Hari esikariye ariho, hari ndashaka kugeraho, yimugezeho rero. Ibyo urabishoboye kandi waravuze ngo ico nzatura uzagikora. Ugiye kubikora si ubwa mbere si n'ubwa kabiri tugusabye ugakora. Ngaho nyemera rero kuri Gakire umugirire neza imigisha, ndetse umuntu wese uzicara ku rugendo online yaje ababaye azatahe yishimye. Nyemerera Nyagasani abari badukurikiye bagubwe neza ku bwawe, maze babandi bamaze iminsi badaseka Mana, reka ubakire igitebo baseke ku bw'iki kiganiro, reka ubakoreho baseke. Arega hari bituma duseka, hari n'ibituma twishima. Iyo tugiye kubura tukabona ibiryo turaseka, iyo tugifite ibibazo by'amadeni ukatwishyura turaseka, iyo turi mu nzu z'ubukode tukabona yacu turaseka. Gukirigita kwe kuratandukanye. Iyo turabarwaye tugakira turaseka. Kirigita umuntu wese dukurikiye yakire guseka. Urakoze ko bikoze, nanjye ndanezerewe. Ndi kubona hari abantu sekeje Mana, ndi kubona Yesu, ndi kubona hari abantu sekeje, ndabona hari abantu sekeje. Kwera kwawe, amahoro yawe aboneke ku muntu wese dukurikiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.